Nk'uko mubizi Mike ni yacu yanyu ibijyanye na Phone TV, nkaba ndahanga ngiye kubereka benshi bambajije ngo uko bafungura WhatsApp narabiberetse. Hari n'abandi bambajije ngo ese ni gute amafoto bakoresheje kuri stati waya saving, ese ni gute ibikorwa bigenda bite. Urajya muri telefone yawe muri Play Store, hano numara kujyamo ujye hejuru, ujya hano muri search, ujya hano hejuru wandikemo status save, urodinga indi internet. Aha hayisacinze ibindi dushaka status save, baduha itariyo. Aha kuri status save urindire gatoya, baduhereza nyinshi, uhitamo iyo ushaka. N'urugero dusizemeye hano ngewe rero nuko nyifitemo status save. Urajyamo hano ngo downloading n'urugero nkagutya ngewe ariko ngiye kubera ko njye nyifite ntabwo nirirwa ngira ute nyikenera. Ukuntu bigenda nuko ngo kuraza kuri status yawe, numara kuza kuri status yawe wamaze kuyidownloadinga muri Play Store, urindire gato n'urugero gutya ngewe izi nizo stati zanjye narebye ubu gutya nshaka kudownloadinga ndaza nkayikandaho gutya nkaba ndagize ute ndayidownloadinze. Nuko bikorwa dore na video nuzi baranditse bashyizeho, nuko bikorwa. Ndagusaba nawe umuntu mushyashya kuri channel yacu ibijyanye na Phone TV gukora subscribe ndetse na comment kugira ngo turusheho gukomeza kubona ibihangano byacu kuri ya channel yanyu ibijyanye na Phone TV. Ndabashimira ko icyizere mukomeza kungirira.